11 ba Rayon Sport ni hafi ya ntabo Ewana bamwe no subu bafite umuzamu nimbona bihita defense nta kirimo sibyo bakinnye na Yanga zikuntu manyita ari yasinyinya gacuma umwana w'Indera niho turuka ragazimura iyo bavuze Indera ko nabana bahita bumva ibindi bintu barumva ngo ni mu barwayi ni mu barwayi cyane ni mu barwayi hariya hajya abantu ubwenge bwarenze ubu nanjye ubwenge bushobora kuba buri gateye inyuma igiro n'igishyashya nta nabantu bakizi bari bakizi tanga ukorera ikihe kinyamakuru nyuma ikinyamakuru nk'unyangura ikinyamakuru kigenga bakita gutya reka nkubwire bamwita Habibu apima urwago n'uwo bita Kaberuka Donati nabaye wenda mubwire niba ntari buzamure idarapo rya APR ahangaha ntago bikunda ntari busige n'inzu inkodeshe yo nakodesha ushaka guhitera amarangi ya APR ari mu bare namubwira ibyo bintu wabitekereje gute ngewe se wabitekereje gute inzu ukodesha guhitera amarangi ya APR kandi izo ari y'umurenge uriya iyo ukodesha inzu ari yawe zarambaze n'ikinyota iyo ukodesha inzu wemereye kuyikoreramo n'icyo ushaka ari umuntu nshaka gutangariza tangaza umuvugizi w'ikipe ya Rayon Sport yitwa bamwita Wasiri icyambere uriya mujama anywa igikoma icyo se icyambere kandi abantu bari kunywa igikoma mu iminsi hari ibibazo bari guhura nabyo kubitwa yakumva bikomye gute ese yakumuna ati kandi anywa igikoma icyo ni icyambere urumva uriya mutipe ikindi cya kabiri yumva itetero kakaboro k'abana ko kuri radiyo Rwanda agafana Rayon Sport uwo muntu tuvugisha ukuri yakugira iyihe nama bivuze yuko no kujya kuganira n'abana akajya gutangariza n'abana bamushyire mu gutangaza ni umunwa gusa ikindi cya kabiri tuvugisha ukuri bro barayitsinze kabisa ibyo iraje i Kigali igaraguye nta munsi wa Rayon Day nari nabona reyitsinda yari yabona nta munsi wa Rayon nari nabona Rayon Sport itsinda buriya bintu ishatse ntiyabireka nibivemo nibireke kabisa aperofise turi igitinyiro cy'abanyarwanda twavutse 93 yego turi abana koko uzi n'amateka yego turi abana koko ariko unarebye ibikombe dufite kuva twavuka turusha Rayon Sport nicare yige bagomba kwicara bakiga kandi bakiga ibintu byinshi barega byinshi ikipe turayigaritse kuri stade Amahoro Rayon Sport ku Mahoro nta kipe nimwe iragarika yatumiye Mukura iraza irayigarika urabyibuka ibyo ndabyibuka urabyibuka itumiye Yanga ngo muri Rayon Day iraje irayigarika Rayon Sport ni ikiri umupira hasi abantu bango ubutumwa bwihuse Rayon Sport ibireke nibireke nta bushobozi nta gatuza ifite uri uvuze agatuza ino season iri kuza igikombe nta muntu turi kurwana nawe nta na kimwe naho ni sawa cyane aperefuse gitinyiro yacu nta nimwe ifite iri guhangana nayo ahubwo izo z'inyamahanga zize duhangane nazo urumva ariko Rayon Sport hano kuri stade Amahoro aho yaburiye amahoro twe niho tuyaboneye nta nubwo izayabona bisha shampiyona yo mu Rwanda irayibishe cyane nayo kandi hari abavuga ko ngiye iryoshye ahubwo iryoshye gutese ayo makuru yanyomoje nabyo abantu ibyo bagomba kubimenya kirazira guhangana n'umwana ukurusha no kuvuga ngo umva nkubwire mu mwanya ukivuga ngo bayibye diriba yarangiye na shampiyona buri bisubiza inyuma ibasubiye inyuma cyane kw'abanyamahanga bavuga ati nimba match muzigura ubwo nta kintu none ubwo haba hari ikindi cya kabiri twatakaje amafaranga angahe tugura abakinnyi miliyoni magana hafi na 60 umutoza ahembwa miliyoni 40 twaguze abakinnyi benshi cyane iyo abatwiba nta nabo twakanaguza mwashora mu kwiba hanyuma bikara ndabeshya umusa kirumvikana kandi urakoze cyane kabisa ayo makuru ngomba ngiye bakoresha uburyo bwose agera kuri buri muntu wese wageneye ubwo butumwa kandi urakoze cyane izina ryawe ntago abantu barimenye ngiye nitwa Bizimungu Patrice ukaba uturuka he iwacu ni mu Bugesera mu karere ka Bugesera
mu murenge wa Rweru. Rweru hariya niho mu rugo. Ibyo biranahagije, ibyo birahagije. Rweru mu Bugesera. Urakoze cyane. Umufana wa Peri ndatangaje. Ukomeye cyane kandi mbonye ufite n'amakuru kandi ufite n'icyo bita facteur. Ibintu byumvikana ikintu ukakivuga ukagikorera ubusesenguzi. Ngwino nkubwire icyo kintu niba Rayon Sport igiye gupfa se ijambo ryanjye. Baretse gatoya. Ikipe ya Rayon Sport niba ishaka yuko umupira wo mu Rwanda uryoha. Ibyo ngo niba bikura. Icyo kintu bakihorere bakikureho. Icyo kintu bakivane nabo baraguze. Urumva? Ibyo navuga ni byinshi cyane. Urumva? Ni byinshi cyane, ni byinshi. Ariko reka ndikiraho ngaho. Reka tujyane ibyo ntazi. Mujyane ibyo ngibyo. Hanyuma bwana Nyamukuru. Mbanze kumbwira izina ryawe ariko nicyo cyane. Yewe nitwa Jean Claude. Ndi wa hano hafi ya stade hano Kimironko. Tubabwire. Hanyuma rero ikintu ngira ngo ngira inama abareyo n'umusiporutifu wese witwa ko ari umusiporutifu. Iyo utsinzwe, iyo ukinnye umukino ugatsindwa, ari ibihanga then ukiva mu rugo ugategura match yo gukina, uba witeze ibintu bitatu: gutsinda, gutsindwa no kunganya. Iyo rero ugiye gukina ukabona resulta itari nziza ugatsindwa, urabanza ukakira ko watsinzwe, kuko iyo wakiriye ko watsinzwe biguha kwitekerezaho no kongera gufata umwanya wo gukosora amakosa ushobora kuba wakoze, kugira ngo niba wemeye ko watsinzwe ubutaha utegura intsinzi, ushakisha uburyo watsinda. Ariko niba utsindwa buri munsi uri umureyo, Pacifique yakwibye, Karangwa yakwibye, Ngabo y'Isonga yanyibye, nagira nkubwire ko uzahora muri ibyo. No mu buzima busanzwe, iyo ushaka gutera imbere cyangwa iyo ushaka gukosorwa, wemera kwiga. Iyo ushaka amahoro mu Kinyarwanda kizima, iyo ushaka amahoro utegura intambara cyane. Ubwo rero bwana Munyamakuru, ikintu abareyo bagomba gukora ni ukwakira ko batsinzwe. Icyo ni icya mbere, kuko iyo umenya amakosa wakoze umenya naho uhera ukosora ikosa wakoze. Ariko buri gihe iyo batsinzwe banyibye, bakaza barira. Iyo batsinzwe banyibye, nagira ngo utangarize ko ibyo bintu bazabigumamo imyaka nta n'igikombe bazongera gutwara. APR itsinzwe irabyemera, bagahamagara abakinnyi niba bakora 3-4 mu cyumweru, aga mujye muza mukore buri munsi turebe aho bipfira. Ariko abariyo buri munsi iyo batsinzwe batwibye, batsindwa batwibye. Hanyuma rero ikindi kintu nshaka kugarukaho, ku munsi w'igikundiro, ariko ngiye nkawita uw'icyangiro. Buri munsi bagize gutya bakajya bisimbukuruzwa, bafashe ikipe bita Zamu. Ibyo bakoreye mwese murabizi, hari Nyamirambo, ntabwo twigwa tubigarukaho. Kandi ikipe yari bagaraguye batanagize gute, batanuzuye, ikipe itanuzuye. Ikipe uwo munsi w'igikundiro w'icyangiro, ejo bundi bahamagarira abafana ba Rayon babica mu mutwe ngo 11 n'abazungu mu mutwe, ngo 11 n'abazungu mu mutwe. Ibyabereye hano mwarabibonye. Yanga yatsinze ibitego 4, iyo yihaye bitatu batanga kimwe. Yanga yihaye ibitego 3 iha kimwe Rayon, kuko nta mureba ateye mu izamu. Yakugana ko abantu bagakate bakumve. Yanga yatsinze ibitego 3, yatsinze 3 iha Rayon kimwe. Niko byagenze. Ubwo ni ibitego 4 Yanga yatsinze. Ako niyo warekera aho ngaho kantu. Nawe kandi warabyiboneye. Ako karahagije. Ubu rero dusoza bwana Munyamakuru, abareyo ikintu kigiye gukurikiraho ahubwo ni ugukenyera zigakomera. Bagiye gukubitwa byinshi. Byanaba ngombwa niba bazarega, niba bazabigenza gute simbizi,
ariko igihe cyo gukubitwa cyageze 11 ni abazungu ese reka nkubaze kwe kuri umunyamakuru twihuta hari umuzungu wigeze ubona uvuye ku cyango oya ntawe hari umuzungu wigeze ubona ukinira Rusizi keretse niba ari za Nyamweru wenda hari umuzungu wigeze ubona akinira